ndabasuhuje nizere ko mwese mumeze neza nshuti bakunzi ba Radio Ishingiro twumvikanira ku murongo w'ijana na karindwi n'ibice bitanu FM no kuri Y3 akadomo Radio Ishingiro akadomo com. Nitwa Lionel, amajyaruguru y'u Rwanda, amajyepfo y'u Rwanda, iburasirazuba n'iburengerazuba, Kigali wigo nizere ko mumeze neza. Hanze y'u Rwanda rwose tubashimira urukundo mutwereka munyuze kuri YouTube ya Radio Ishingiro. Hanyuma rero yamuheruka ko ubushize twari turi gukurikirana inkuru y'umugabo witwa Jean Claude ndetse na Mukandori, bivuga ko baba barashakanye, umwe abereye undi nyirabukwe, undi ari umukwe. Twibaza ngo isano izava hagati yabo ni yihe, umwana bazabyara azaba ari iki, ese azaba afitiye sano muri rusange. Rero mwibuka ko twagarukiye ahangaha ku mugabo Jean Claude turi yaramba muri centre, atubwira ko tugomba kubaza nyirubwite ari we nyirabukwe koko niba ibyo gushyingirwa nawe byaba ari ukuri. Ibyo ngibyo mu mwanya wawe babwira ko nta kindi kintu mbizi. Oya, amwe wawe babwira nge nta kindi kintu nabivuga. The sentiment yose mukeneye mwayibaza mama we wamubyaye niwe wayibaha. Nge nta kintu mbizi, nta kintu mbizi. Oya, nyirabuke mu mwibarize nta kintu duhuriye twanyizije aho ngaho. Nuko ntago ari ukuri rwose, nibihuha uwo mudugudu uzaza unshinja. Abagore 10 undega n'uwuhe bari heza. Ibyo nibihuha rwose, nta kindi kintu narenza. Nuko Jean Claude yatubwiye ubushize. Rero ntabwo byarangiriye ahangaha, twifuje kugera kuri Mukandori w'imyaka 42 y'amavuko, bivuga ko yaba yarashakanye n'umukwe we, ariko ugasanga benshi barabyise amahano. Mwarabyumvise, mwaranabisomye mu bitangazamakuru bitandukanye, byitwa amahano nibyo. Ariko twageze kuri Mukandori, reka tumwakire aduhamirize iby'aya mahano. Tubwire ibi byose byavuzwe kubera iki? Jewe ibi byose narebye ko ahantu byaturutse ari ukubera ko nagiye kuzana w'umwana arwaye, nkamuzana kuva nava kumuzana mu kwezi kwa 10. Ntago nigeze tubwire uko byatangiye muri rusange. Byatangiye gute? Nyine ahantu byatangiriye nyine aho ngaho ko nagiye kuzana w'umwana arwaye, ni nabwo nageze mu rugo bampamagaye ko umwana arwaye, nyine kubera ko yari yaratwaye inda, yitwariye mu rugo, amaze kwitwarira mu rugo. Noneho yagiye mu kazi yaramba ngo ahura n'uwo mugabo, aramubwira ati ngaho, aramusuhuza, amubaza amakuru, amubaza n'aho ataha, baraganira nta kibazo. Aramubwira ati se wamperekeje kwangeza mu rugo ko nanjye ndi buguherekeze. Arangije aramuherekeza, ngamujishije mu rugo, bararana. Bukeye saa 11 aramubwira ati wabyutse ugasubira ukajya kwitegura ugasubira mu kazi, ko nje nta gahunda yo gushaka undi mugore mfite. Ati nta gahunda, ntago ndapanga ibyo gushaka abagore. Undi aramubwira ati njyewe ntago nava hano, ndaguma hano. Umugabo arangije amase, ubwo kuvugumye hano unkwamiyeho ubwo ntando ufite. Undi aramubwira ati nje ntanda mfite. Nibwo rero umugabo amubwira ati ntago birangiriye ahangaha, ndashaka uburyo nagupima, nimbona ufite inda uragenda, nimbona utayifite nta kibazo turabana. Arangije aragenda rero ajya kwa muganga, ajya kuzana ibikoresho, aramupima. Arangije asanga afite inda. Aramubwira ati bahera ko bashwana aho ngaho. Aravuga ati ngewe ubwo ngubwo turashwanye, uburyo ubaho ngaho wishakira icyo kurya, wishakira icyo kunywa, ntago ngiye nshaka gutunga umugore kuko nakubwiye ngo utahe nzajya nkufasha, ariko wabyanze. Umukobwa arangije rero aguma ngaho mu ubwo buryo, baragumana barabana. Haciyemo ibyumweru 2 baba barampamagaye ati umukobwa we yarwaye, ati kandi murabizi neza ko inda afite atari yanjye. Tangije namubwira ni pene ndabizi yavuye mu hano, n'ubundi abantu bose no mu mudugudu bari babizi ko inda yarayifite. Ubwo rero ndangije naragiye, ndagenda ndamufata mujyana kwa muganga mu Kigogo. Turarayo umunsi umwe, buracyambirasira ziradufata, ituzana hari ibyumba. Tuhamara iminsi 2, turataha. Tugeze mu rugo aragumera arwara, ubwo ndamurwaza, njya kumuvuza no mu giturage, n'umuvuzi aza mu rugo kumuvurira mu rugo. Ubwo hakiriye rero kubera ko n'ubundi twari dufitanye amakimbirane n'umugabo, numva kubana nawe nyine bitanyoroheye kuko yahoraga ashaka kunyica, yigeze no kunema, nyine yigeze no kunkubita umurari, ntwikiye n'imyenda n'amafoto twasezeranye twifotoje dusezerana, nayo yari yatwitse n'icyemezo twasezeranye kinuze cya twasezeraniyeho. Mbese muri make nta n'icyango umwana kimwe ubu ngubu wambariza usibye irangamuntu yanjye yabaga mu gikapana twaraga. Ubwo rero nkavuga ngo
kubera ko nagiye kumuzanayo pe ntabwo nubwo nigeze nararayo naragenda mufata gusa turwaraye ku bitaro nyene turataha avuga nti uwakwanze ntaga buri bintu guhimbira byinshi shobora no kwica n'umuntu akaba yaza akavuga ati uyu muntu ni wamwe iyo umuntu mutari guhuza yagukora ibyo ashaka byose avuga nti niba araho ngaho babihereye nje byarantunguye kumva numvisha iyo nkuru nagiye kure ntekereza ahantu babikomoye ntekereza uburyo bicaye bakigiyo politike kugira ngo bandemere niba barashaka kwica urubanza niba barashaka kugira iki nje ntago nzi ahantu bicaye kugira ngo bige iyo nama yo kugira ngo bacishe itangazo kuri radio ngo mbana n'umukwe kandi ntago nigeze mbana n'umukwe nta n'ikiganiro twigiye tunagirana mbese muri make none se ko byavuzwe ko wigeze gupanga ngo n'umukwe wawe nyine igihe runaka ngo mugapanga umupango kugira ngo nyine umwana aze arwarire mu rugo nibyo ubundi bimeze gute ibi bintu byo nyine ubwo twarahamagaye umugabo dutashye turamuga turatashye avuga ati rero uwo mukobwa murabizi ko inda atari yanjye musabanze mu murwazi akire ati bibaye na ngombwa mwamfasha akazabanza akabyara ubundi se w'umwana akabanza akemera umwana ati ubundi ntago njye wanamuteye inda nashaka azagumaho ngaho murwazi biri ibyanyu n'ubundi umwana afite se azabyaye namara kubyara n'ubundi se azandikisha umwana n'ubundi ntago ari uwanjye rero n'ubundi amaje gukira yahamagaye umugabo ati ko nakize inze umugabo arangije aramubwira ati nta gahunda dufitanye ntago njye waguteye inda ati uzakomezanye no waguteye inda nuko nguko byagenze bigahora gute no kugira ngo bakuvuge ko wagiye kubana n'umukwe nyine nje ntago nzi impamvu babivuze nje mperuka mu rugo rwabo nje kuzana uwo mukobwa yarwaye gusa ntago nzi ahantu babiturikije pe ntago nzi ahantu kugira ngo bandemere icyo kintu kingana gutyo nta n'umuntu wigeze mbona nawe muri kabari nibura ngo sinywa inzoga ntago njya muri kabari kunywa pe ntago nzi ahantu baba barabikuye ntago nzi ahantu iyo nkuru yaba yaravuye saha izi ngizi nanjye byarancanze ubwo nabuze icyo gukora nyine umusaza hari aho yavuze ngo ku itariki 21 Ukuboza 2024 umwaka ushize yakubonye uri kumwe na Claude mugiye ku isoko guhaha ibizabatunga mu rugo rushya rw'abageni niko twe twabyumvise muri rusange kuva uwo munsi nibwo inkuru n'ubundi yuko ndire ngo mwamubana yabaye kimomo ibyo bintu n'ubundi yango yababoneye ahantu ngo ni ku cyapa niba ntibeshye ibyo bintu nibyo yarabeshya kuva nagena mu kwezi kwa 11 navuye mu kwezi kwa 11 matariki ya mbere mu cyumweru cya mbere nakomeje ngenda njyaho ngaho kwa mubyara wa Nyagatare n'ubinomero z'uwo mugabo nazifite n'iz'umugore kuko navuze hari igihe mushaka kuzikina mukabahamagara mukababaza igenda gereyeyo kuva nagenda nibwo nongeye kugaruka ejo bundi kwa gatanu nibwo nageze inahangaha nkimara kumva iyo nkuru kuwa kane nibwo nabyutse mu gitondo azamita njya ku murenge nyine njya gusobanuza impamvu njya kugira ngo bandenganure nyine bankure mu karengane arongera ati wagurisha inka yagira inka of course n'ibindi bibazo bitandukanye nyine byari bifite cyase mwari mufite mu rugo nko kubakirwa mwari mugiye kubakirwa ngo ayo mahirwe yose ngo murayabora kubera amakimbirane mu muryango ngo waba warateje ntago tubizi niba ari byo nyine hagiye twize kugirana amakimbirane bigeze kuduha umurasire wa leta none umurasire arawugurisha maze kuwugurisha ngira umujinya ndangije mfata ibyande byose navugana uyu muntu udashaka ko tugera ku iterambere uyu muntu ntacyo yazangezaho mpamagara musaza wanjye i Kigali ndamubwira nti birandambiye ndikumva rwose noho ngiye gusara bitewe n'ikibazo ndi kubona nuko arangije arambwira ati noneho niba byakunaniye no mu rugo bikaba byanze ngo ibintu burahangaho banze uruhura ubwonko ati ubundi ntago twakubwiye ngo uruce rutararanda uvuye hakiri kare nyine narinzi ko bizarangira ariko niho mbona bigenda bikura arangije ubwo nibwo nahagurutse ndagenda nkimara kuhava mu rugo hari inka yagira inka ahita ajya kuzana abayobozi barayitwara ngo ntabwo ngo yabasha kuyiragira ngo ntabwo yayishobora ikindi cyandemere cyane kigatuma uwo munsi mpaguruka n'uwo murase ntabwo ari gutuma ngenda pe nari kwihangana ikindi cyatumye ngenda nagize gutya hari ahantu twiga isanamitima hari ku murenge noneho umuntu akagenda avuga ibibazo bye akavuga ibyiza yahuye nabyo n'ibibi yahuye nabyo nyine kuva avutse no kugeza igihe agereyemo uwo mugabo watwigishaga arangije nuko arambwira ati se nta hantu waba warigeze ujya mu mushinga nibura ngo babwire ikibazo cyawe babe bagufasha ni wapi ntaho kuko icyo gihe naranyagirwaga cyane nuko arangije arambwira ati buretse ati nomero za telefone ati nzagufasha arangije ngiye kumva numva nahamagaye ati hari abantu bari buze kugusura uyu munsi ube hafi ube mu rugo agiye kubona mbona abantu babiri baraje baturutse mu mushinga wo kwa Jonathan baraza baradusura baratuganiriza barambwira tujye ukora amasuku uhinga imboga byose nuko haciyemo icyumweru cyo kumva numva abantu myeho ati uzane n'umugabo uze ku mushinga barahaturangira turagenda tujyayo tugezeyo baradufata baratwanditse igihe bajya kutwakira muri stade barangije baravuga ngo mujye muza kwiga
tukajya tugenda tujya kwiga bakaduha ibyo kurya bakaduha imiceri bakaduha n'agahunga arangije twataha twagera mu rugo yamara gusinda akambwira nkumva ngo wowe ngo nzagutera umwaku ngumva ngo saka gahunga ngo uzaherukira akagahunga ngo nzagutera umwaku rangije kubera ko nasengaga n'abanyamasengesho nkabibabwira na mwarimu na pasiteri bakajya baza mu rugo nkabibabwira ukuntu ikibazo kimeze barangije barambwira ati uzaza mu rusengero tuzakuvuganira waka umuganda naragiye paruwasi yateranye banyakira umuganda Robert uyu nguyu uherutse gupfusha umugore niwe wampaye umuganda bohereza urubyiruko rwa paruwasi rwose baraza barambumbira amatafari 200 arangije nuko asigaye nkajya nirwa mbumbaho duke hari n'abagabo babiri bigeze gusanga ndi kubumba baragira basanga muri kabiri bamuga ati ukaburi wica hano uri kumwe umugore ari kumva amatafari kumva nasobona ufite ibyo se birabareba ngo nimugende mu mutunge n'ubu barahari rwose nabatanga ko umugabo nuko arangije ubwo araza aravuga ati niko wamushinze wa kigoryi wajya gutakira barabagabo bawe babwira ngo niho urwumva amatafari ngo niho yabumbye ngo ntacyo maze ati ninde wabikubwiye ndavuga nti ko baciye hano mbwira abana pe ntimubwire ko bari abagabo nigeze mvugana nabo babonye ibyo ndi gukora barangije basanze ukuntu ari kunywa muri kabari barabimubwira bamaje kubimubwira nyine ubwo yaje ari nge yahuka ngo ninjye wabibabwiye kandi pe ibikorwa byaragaragaraga birangije nuko sinzi ukuntu agiye nagendaga nsaba buri muntu wese igiti wansabye igiti akampa 2 wansabye igiti akampa 2 abantu bose bunasabye ibiti nabashyira ku murongo nari maje kuguza ibiti 18 njya guhinga noneho mvuye guhinga ndaza nsanga byose yabyashije abijyana kubigurisha ahantu mu Gaseza bita kwa Dufuye arabigurisha byose sinasangaho n'igiti na kimwe ndangira mubwira nti ibiti byari hano ntarega ubu koko wiyemeje pe neza ntago tuzubaka ngo wazagiye kubaka kwasko ngo niba ukeneye ngo kuzaba heza ngo uzagende kubaka kwasko ngo cyangwa uzagende ngo ushaka abandi bagabo ngiye nibona ntari umugabo nyene ndavugane nariba ariko nta kibazo icyo nzi nuko Imana izaguhembera ibyo ukora ntisuri kuri abana bose uri guhima ukabagira gutya ntago uzi icyo bazaba cyo ni weho wenda uzi icyo baye cyo ariko abana bo ntago uzi icyo bazaba cyo nuko arangije ajya mu amatafari yari amusuri rwo burana rwa tonira mibye ninjye wayiteye nkajya abagore bari kunseka ngo nta mugore utera imibyare nguri inkunguzi ngo uri kwizinga ngo nta mugore utera imibyare ngo utera imibyare ngo naguhava nturuzi wenda mpagumye ntisubundi naje gushaka nje kugira ngo mpagere ngende ndavuga nta kibazo nuko ubwo hari hose hari hawuze amatafari ntago uri amujyane nakayiteye ajyamo n'isuka akajya agenda ayahingagura gashaka guhingamo imbuto nenge navuga nti pe ubura bisheshe hari mu byara wanje babaga muri uwo mushinga n'ubundi ni wanyirukanga gashaka kuvuga ati nkubakira imbere y'abandi umushinga uzajya guhagarana arangije kukubakira yahahoraga mu gitondo satana ku mugora kamaza ati watunze amabuye ko tuzongera iyi ngiyi amatafari ku mugore yagwije tukongera iyi ngiyi ngo ku mugora ndazanya tonde bibi iyo ngiyo birangirira aho ngaho ntiyayatunda nanjye ntonde sitera imwe numvishe ndushye nanjye ndabyihorera nuko ubwo rero kwa mushinga kwa Jonathan badutumaho bumvisha amakimbirane yacu kwa Jonathan twaburaniyeyo kabiri turagenda turaburana barangije hari umugore atuburanishije arangije aravuga ati ariko gira kwa ati abana bawe ntugiye kubatera umwaka koko ati ntugiye kubatera umwaka ati abana bagiye kubura inzu kubera wowe n'isinda ryawe ngo twa dufite inka natindura ifumbire namvuze nti ikigoroba nimva mu kiraka ndaza kuko mu kiraka najyaga mu gitondo ikigoroba nkaza ngahinga mu wanje nibyo byari birenonze kuko nabonaga nimfata umwanya kujya guhinga mu wanje ntarabona ibiri butunga abana we yariberaga muri kabare ndangije nkatindura ifumbire nayisigaho ngaho naza nkasanga yayigurishije hari niyo nigeze gutindura ya wese ndangije ndi guhinga ahantu hakurya muri Buhambe mbona yayigurishije n'umuntu noneho uwo muntu amuga ati ngiye sinikorera ifumbire itose urayikorera uyigirize mu murima guha amafaranga nuko ntacyo nsanga yayikoreye yayigurishije amafaranga 1000 yonyine ifumbire nayo natinduye muri wese ndiko banga ndi kuyiteza imboga nuko Kuranda ndavuga ni umuntu njya kugera ku iterambere akarisenya najya kugera ku iterambere akarisenya nabuze inzu kwa Jonathan ndagije numva nta umutwe nicyo cyatumye mpaguruka ndagenda njya ni Kigali ndavuga nti reka ngende n'ahantu ntazongera kubona isura ye nuko nibwo nageraga Kigali numva ngo yarabiyogoje numva ngo inka yarayitanze numva ngo nta kintu gisigaye mu rugo numva ngo agiye no kugurisha umurima mbibwira musaza wanjye ntuvuga koko uri ha murima ko nagurishije umurima w'iwacu nkawugaruza none ntangira umurima w'abana nagaruje ubu biragenda gute hari igipande twari dufite yari yaragwatiranijwe 1015 nabwo icyo gihe hari gihe nandi gusenga nangiye gusenga ari nijoro ngeze hano ku murenge nikubita hasi nikanze imbwa n'ubundi byarangiye n'ubundi mfasha akaboko irandya imaje kubonera rero ubwo haza kuboneka nyirayo aramvuza amaje kumvuza mu 2020 ibyo 2020 babimaye ndagenda ngaruza wa muntu yari yaragwatiranije umurima 1015 ibindi bitanu bisigaye mbikoresha mu rugo
uwo wundi rero twari twarawugurishije, twari twaragwatiranije mbyara umwana wa mbere, nta mituweli twari dufite, twari twagwatiranije 30,000. noneho ngiye kuba ko ntaho nahingaga nabonaga aho mpinga ari hatoye hatamfashije, nuko ndangije ndagenda mbaza uwo nguwo wari warahagwatiranije, yari umuntu wo mu muryango. Ndabaza nti ko reba umuryango wanjye maje kugwira, ndi kubona ntaho guhinga mfite, ntaho kugira kucishuro ko ndi kuraba ingoye, ntago wagira wenda ko iwacu hari agatarasi bampaye abantu twadikanije, hari ishyamba hatera nkaba nagatanga ukamfasha hari ahantu kahangarurira. Arambwira ati rwose ati niba papa we yabikwemereye ati nta kibazo ugende, atari kurakuba gatatu, turabona ko umwana ngana, urabona nyine ntago wa 30,000 urabona igihe gishize. Ndafugane nta kibazo, nahagaruje afite imyaka 16. nuko ntacyo ndagenda nyashake, ndagenda mbibwira papa, barangije ndagenda ntanga aho ngaho bama amafaranga 110,000. ndangije ndaza uwo nguwo mugaruza 90, maje kumugaruza 90 andi yarasigaye kubera ko twarigaga nabaga muri korali naba muri korali duhita aravuga atari ko bungubu kwa ko yakorariraga ku rusengero nye pastor akajya mwigisha mugati wasezeranye nk'abandi ugasezerana nk'abandi ukava muri ibyo urimo, ati kubona tutagufashe tuzagufasha, urabona uri gukora hano ntago buko bizakugwa ntago bizakurushya. Barabimwigisha nanjye arabimbwira, arangije ariyandikisha, tujya kwiga, tujya turiga. Bwa amafaranga naritsaguye kuyu murima bitangenda nguramo amasaka turinika, ahasigaye dushakamo n'ibikoresho bindi, nuko turasezerana. Ubwo rero nyine ubwo numva ko wenda ubwo dusezeranye amakimbirane azagenda ashira, wenda shira ariko ntago byigize birangira, byarakomeje. Noneho bibaho ubwo arangije gusezerana akagenda akanywa yihishe, akagenda akanywa itabi yihishe, akaza akiborosa, akigira neza, akagenda ari kunyunya bomba, akajya kurepeta. Amubwira ntari ko reka nkubwire, ntiwihishe umuntu ntari kimana nyine ari kugira ngo itabi rive mu kanwa nyine bataza kumwumva bari kuririmbana nawe. Ndabwira nti wihishe umuntu ariko Imana ntago yihishe, bizaba rimwe, bizaba kabiri, bizaba gatatu, ariko hari igihe Imana izagutangaza. Noneho biza kuba nyine sinzi ukuntu mwarimu yaje gusura nyine abantu mu mudugudu, bakubitanira ahantu gutyo, asohotse muri kabari ari kurinywa atamubonye. Kuva icyo gihe itarurera gusubira mu rusengero, avuga ati sinzasubira mu rusengero. Se kubera icyo utazasubira mu rusengero, nje guhura na mwarimu nye ambwira ukuntu bahuye. Ndamubwira ni nka Cenga yaravuze ngo ntago azasubira mu rusengero, mbese mwakubitanya ari kurinywa. Nibura nyine nuko nta wimena inda nituriza akavuga ngo atazaba ngo byanturutseho ngo ninge ngo ndinjajwa ngo ninge babivuze. Naho ubundi nta kintu na kimwe mu byo n'ubundi twapfaga, nta kintu na kimwe yigeze areka. Nuko rero bigeraho nyine, bigera naho umuntu afata isafuriya ye akitekera, nkateka cyo ko naba natetse yaba araho, nkamuha rwose nkamugaburira, ntakarya, yarangiza. Noneho we mu gihe naba ntahari nagiye gucura abana ishuro, natabana bakambwira ati siko papa yaguze no se umucara agateka, ati yarangiza akajya mu nzu akakinga akarya ntaduhe. Ese ubwo byo byabaye ntakava ntahari, nanjye nzafata umwanzuro wo kujya mpaha, noneho tujya duteka nitwirire tumwihorere ntitubimwime. Ariko natwe mu gihe atabaga hari pe sinabeshye, mu gihe atabaga hari igihe natwe twatekaga nyine tukirira, tukavuga ngo agiye kunywa tukamwihorera. Noneho mu gihe hari tugateka tukamugaburira pe, ariko we yanateka n'abana kanabima, abana naza bakabimbwira ngo biramfasha. Ariko nimwihangane izi ni intambara turi kurwana, izi ni imirabyo, ntibizarangira ntimutuzi aho mugejeje, aho Imana igejeje ikora. Rwose ndayishimye kuba mwaravutse mukaba mungana gutya, nta kibazo. Ubwo noneho nza gutwara inda ya gatanu, nari navuze ko ntazongera kubyara. Maje kwitwara mu migwi mibi, nyitwara umva muri abo makimbirane, numvaga ntashaka kuzongera kubyara, mbese ku buryo nanayitwaye nkatekereza no kuyikuramo, nkatekereza no kujya kwa muganga nyikuremo, nkumva nyine birangoye, nkava ninyikuramo nkapfa, ninyikuramo bikamva ngeze aho ndatuza, ariko ntuza ntatuje, nkumva nyine bimbangamiye, nkumva iyo nda nayitwaye ntabishaka, numva ntabishaka. Arangije ubwo sinzi ukuntu igihe batangaga give muri Nyanyenye, noneho aza kuduta, araduta n'abana, nsigana n'iyo nda, aragenda ngo agiye gukorayo. Agezeyo yagiye gukora nyine bamuhaye akazi, akajya akora bayo yiberayo. Nuko haciye igihe ngiye kubona mbona arongera aragarutse, umugabo uza mu rugo rwa amubwira ngo uri kujya he, araza arinjira nta kibazo. Nuko nabaze nese ntubose akazi kararangiye, nta muntu give irashize. Arangije akaza ari no kumwara nyine yabuze uko abigenza, araceceka nanjye ndamwihorera.
noneho igihe cyo kubyara kigeze ntabwo igihe cyo kubyara cyari cyakageze sibyo ko nari guteganya ni wenda hari kubura nk'ikimwe cyangwa bibiri naho sinzi ukuntu kwa mama wacu bakoresheje ubukwe ndagenda njyayo hari umwana wabo wakomejwe mu kwezi kwa 8 nyene 2017 icyo gihe itariki ntabwo nzibukaza noneho ndagenda ncorera uwo mwana nari ncukisha w'umuhungu turagenda tujyayo ikigoroba ndataha ndi gutaha ntoragura ahantu telefone noneho ndahitoragura ngeze mu rugo rero mva nta kintu njya misha pe mvugisha kuri mu bintu byose ntabwo kubeshya byaranyihishe nangije ndavuga ntariko we ntuzi ko natoraguye telefone nuko ngo hituraguye henda bimubwira ati sana mwereka ati sana tujye kuyigurisha ni wapi ntabwo wangurisha telefone ni kadimana yamaye maze imisi ndi kurira telefone none nagize imana ntisanga mu nzira nimva cyo kuri umuntu uri gutaka yishaka nzayimuha ariko ninumva nta muntu uri gutaka ntabwo nzayimuha kubera ko nubundi ni kadimana nyihere maze imisi mfite icyifuzo ndi kugisengera n'Imana izampa telefone nubwo nizo nzira byaciyemo arangije ikintu yakoze twahise duhera ko turwana ngo mwimye iyo telefone ngajya kuyigurisha arangije nagiye ahita nkubita umuhini wa hano mu rubavu gutya arawunsoka gutya aranjomba nuko mitangwa hasi ngo mpfukamye numva nyine nicyo mundakira nyeganyize gutya harambabaza noneho ndangije mitangiye najya mu gikoni abana bararaga turakinga tumaje gukinga araza urujya ahita rukubita rukuraho amaje kurukura haraza nsanga maravuga ati nanjye ndarara hano nagwa utaje kurara ku buriri ngo ngenda njye kurara njye nyine ati nanjye ndaje ndari hano nta kibazo kimbera n'ubundi agira kuri uru rwego nyine we yanywaga ibiyobyabwenge akanywa urumogi akanywa izo za kanyanga mbese ibintu byose nta kintu mbese ibintu byose nta kintu atanywa byose inzoga z'inkorano n'ibindi byose nta kintu atanywa ubwo rero tuvuge ko n'ubundi yaguharabitse ibyo yavuze byose umva yaramparabitse hari n'igihe yegeje kuza sanga naye nujikira ngo nagije kugikigeta ngiye kugihanika hano mu nzu hejuru sanga nuriye ku ntebe ndi guhanika umugozi nyine kujya manika ikirago ahita sohoka ntungurwa no kumva hamagaye abantu bahakurya y'iwacu ahamagara umugabo ngo nasitango hava hano nkubwira nasitaza araza ahageze ati nsanze umugore yaragiye kwiyahura nasitaza araza arambaza ati se koko nibyo ati mukanda ati warigiye kwiyahura arambeshya dore ngiki kirago rwose dore ngiki aho maje kugikegetera ndakisinze nenge kugihanika ntunguye nuko aguhamagaye ntabwo nenye bikina guhamagariye ageze mu mbuga ngaho nibwo yamubwiye ati nsanze umugore yaragiye kwiyahura icyo gihe baranancara ngo banjanye kuri polisi tugeze mu rwambariro tuburanira aho ngaho barabicoca papa hitaza mfata akaboko nkura muri abo bantu kuko urugamba nyine bose ninge bari bashwamamiye ati umuntu w'ikigo ryo gushaka kwiyahura tubajya kwiyahura ngo ahime umugabo papa araza ahita mfata akaboko ahita ntwara ndagenda mba mu rugo hacigiye aza gucyura nubone ndongera ndataha kukubeshyira kuguharabika byose bitandukanye bigusigira igikomere kingana gute yewe byansigiye igikomere ku buryo mbese numva ngiye muri nge ntariho nejo bundi muri mwijoro ryejo bundi ryo kuwa gatanu numvaga ngiye gusara neza ndabyuka nkira amazi mu mutwe amazi akajya ava mu mutwe ashyushye mana numva mbese nashatse no kwiyahura biranga ndavuga ni mana nkubi iyabisi yakwasama ikamera imana ise ubu ndapfuye koko ubu kwisi hose ubu ninge gitaramo hano hose ndajya nca no ku mugoroba hari umuntu wamamagaye arahambwira ngo umuyobozi wo mu Gatete ngo aramubwiye ngo ndikwirirwa ngenda kuri moto ngo barahambona ngo nkabeshya ngo ndi Nyagatare ngo kandi atari yo mba ngo abantu bose bakumana kuri moto ngo bavuze ngo ahantu hose bazambona kuri moto ngo iyo moto bazayihagarike ngo kandi ningaruka mu mudugudu wabo ngo abagore baho bose ngo bazamfata abantu bite ngo ahantu hose tuzahurira ngo bazamfata abantu bite ngo kuko ndi ngora amahano kandi bambeshyera cyo kora amana umuntu wese agize uruhare mu byanjye Imana izamumpera umugisha gusa icyo kintu nasabira abantu kuko nje nta gihano nabona kukubeshyera byatangiye kera kumbeshyera byatangiye kera mbeshyera ko niyahuye ewe umva najya no guhinga nataha ngo ubwo vuye mu bagabo bawe ku cyumweru twajya gusenga niba twakoze inama ya korali nataha ngo ubu wari ukiri hehe ngo ubwo wari uri mu bagabo bawe nariko abo bagabo wari uvuga kutabagaragaza nibura ngo bagaragare uzansende bigaragare nibura nanigendera ngo hamahoro mu mutekano abo bagabo wari uvuga ko ntawe wari wambonana nawe ubavuga ushingiye kuki ngo uburi hehe neza ntabwo nkubwira ko twakoze inama kumarabika ntago ari iby'ubu ni ibya kera ntago ari ibya none aha ngaha ariko ibi byo noneho umva ibi byo birakabije hanyuma uyu munsi ubu ngubu uri kuba hehe ndi kuba ku mukere nyine naravuze ntireka mbe mbaye hafi mbe ndi gukurikirana ikibazo cyanjye nkurikirana n'ibingibi kuko ntago umuntu yaba yaramparabitse bene aka kagene nkurikirana n'urubanza rwanjye nyine baduha ubutane birangire umwajyukwe niba Imana izaba ikindinze ntari niyahura kuko ari igihe kigera nkumva nabikora pe
nkumva ntabwo ari igihe kigera nkumva nakwiyahura nkumva kurebana n'abantu ntashaka kongera kurebana n'abantu. none se wumva uzashaka undi mugabo? Oya nta mugabo nshaka, nta n'uwo nkeneye, ntawe nshaka. Oya nawe yaza aruhuko cyangwa se wakaza namurushisha. Abagabo bose ni bamwe? Oya bose si bamwe yego, ariko ngenda tekereza ngo icyatumye uriye kikabimutera agatekereza biriya bintu umugabo twashakanye no gushakana sinigeze nshakana nawe nkundanye, ntabwo twigeze turambagizanya, ntabwo nigeze nkundana, nta n'ikiganiro twagiranye, twahuriye mu nzira gusa. Twahuriye mu nzira hari ahantu nari mfuye, noneho duhura ari kumwe n'undi muhungu, noneho baravanga shanguye ngo kino gikobwa ngo uyu mukobwa ngo aducike, baranterura abantu bantwara uko nguko. Ngeze ko najyaga nicara ndi umukobwa nkavuga nti Imana izamvure n'indamuka nshatse, Imana izampe gukundana n'umugabo, umva twubaka urugo, ntabwo nshaka kuzubaka urugo ngo nongere ngo nduvemo njya gushaka urundi rugo rwa kabiri. Numvaga nabwo Imana rero twumvikana, sinshaka kuzabyara abana impara kubiri ngo ninjye ngera mu istatire runaka ngo bave ngo uriya mwana n'uwa runaka, ngo uriya mwana nyina yaramusize, ngo uriya mwana n'uwa runaka. Icyo kintu ni isezerano nagiranye n'Imana, avuga ni Imana uzambare sinshaka kubyara abana impara kubiri. Ubwo rero nicyo cyatumye navuze nti n'ubundi kuva ngeze mu nzu nashakanye nawe nta n'inzu afite, nta nzu yari afite, hariya twahubakanye n'ubundi turi kumwe. Naravuze ni njye sinshaka gukomeza kuba mu bukode, ni wenda uzashyireho n'ibyatsi. Numara gushyiraho ibyatsi, nabaga mu rugo naragiye mfite inda ya mbere, ndavuga numara gushyiraho inzu y'ibyari wenda umva washyiraho ibirere, washyiraho ibikangaga, ariko njyewe nzaza, kuko numvaga ntashaka gushaka undi mugabo urenze uwo nguwo. Niba ari uko byagenze nuko byagenze, ari niwe ngomba kubana nawe. Kumbe yaraguteruye yarakujyana gukoresha ibyo gukoresha, nyuma ahita akurekura? Oya nagumyeyo, ntago nafuyeyo. Hanyuma wowe icyo usaba ni iki kuri iyi nshuro? Ni gatanya? Ese urifuza gukomeza kubana nawe cyangwa? Oya ntabwo nshaka gukomeza kubana nawe, nshaka gatanya kugira ngo badutandukanye, umwe abo akomeza ubuzima bwe, nanjye nkomeze ubuzima bwanjye. Urashaka gutandukana nawe mu buryo bugaragara? Yego, ugize ubisaba? Inyandiko ndayifite, nari nakuye ku kagari nyine, bambwiye ngo mbijyane ku rukiko. Ngeze ku rukiko nyine bambwira ko ngomba gushaka amafaranga, kubera ko rero nta mafaranga nari mfite. Bari bambwiye ngo uri mu cyiciro cya mbere nyine ngaragenda kajya ku karere, ngo hari abamaje ngo babimugiramo nyine bigakunda. Nyine barambwiye ngo njye kumureba, ngezeyo maje ndamureba. Nyine ubwo mu gihe nendaga kuvuga ngo umwana ahita arwara, amaje kurwara, ubwo urubanza mba ndarusubitse, ndavuga nzasubira umwana wanjye yakize. Mu gihe rero nashaka kwitegura ngo nsubireyo, mpita mvuga nti reka nzakurikirana urubanza rwanjye ntari mu rugo, ndi mu gasozi, kuko n'ubundi nibyo bari bansabye ku karere. Bari bambwiye ati ntago wakurikirana urubanza muri kumwe, uyu muntu umeze cyangwa wigeze no gufata umuhoro akagutema, yigeze no kuwinsegura. Icyo gihe turagira turabiburana n'iwacu. Aravuga ati ntago nzongera kumusegura umuhoro. Baramubwira ati umugore usegura umugore umuhoro kugira ngo bigende gute, ngo ntago nzabyongera, ngo nibyo bwenge bibi nteranga, ariko uhereye umunsi ntago nzongera kubinywa. Nikayi iwacu mu rugo twigeze kuburaniraho, papa arayifite, yasinyiye mu mudugudu w'iwacu. Niba nta kindi wakongera twagushimira Mukandori, ariko tunakwihanganisha. Nta kibazo, murakoze. Yego bakunzi baradishingiro, uyu nguyu ni Mukandori w'imyaka 42 y'amavuko. Byari byaravuzwe ko yashakanye n'umukwe we, ariko ashyize umucyo kuri kino kibazo. Umugabo yaramuharabitse, si iby'ubu ngubu, byaturutse kera amuharabika ko agiye kwiyahura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, amuteranya ku baturanyi n'abandi batandukanye. Rero of course byaturutse kera, si iby'ubu ngubu gusa. Rero ubu ngubu kano kanya kabasaba gutandukana n'umugabo we mu buryo bwemewe n'amategeko. Arasaba gufashwa mu buryo bwose, agatandukana n'umugabo we, icyaha kitaraba. Harakorwa iki? Bayobozi, ubu ngubu umukoro ni uwanyu, igisigaye ni icyanyu. Murebe uruhande rwa Mukandori, murebe uruhande rwa Girukwayo, bombi hari icyo bavuze. Mubihereho, wenda mugira icyo mukora, hato hatagera rwose ikindi cyaha kiba cyangwa se icyaha kiba, mukumira icyaha kitaraba nk'uko n'ubundi mubivuga buri kanya. Mu batandukanye, nicyo cyifuzo cyabo. Uruhande rwa Girukwayo ashaka gutandukana, yewe na Mukandori gutandukana, hanyuma igisigaye ni icyanyu. Njyewe nitwa Itangishatse Lionel kuri Radio Ishingiro, ndi kumwe na Sonyana Jean Pierre kuri kamera. Ndabashimiye. Radio Ishingiro, ijwi rya rubanda muri rubanda.